nibyo nize niyo mpamvu mwabonye kubyina biba bitari kuza neza. Namaze imyaka myinshi mboroka ibintu byo mu bitabo, ubu n'ubu nduhutse uko mundeba ibintu by'igitaramo bije vuba. Nararaga amazamu menshi bikananura, ariko najya mbabwire ko indwara nka Ebola ni indwara mbi cyane. Indwara ya Ebola dufite ubu ngubu nta rukingo nta n'umuti ifite. Amahirwe iyo dufite ubu ngubu abantu bava amaraso bikererewe bagapfa wenda batinze, ariko najya mbabwire ko icyagaragaye ni uko gukaraba intoki buri gihe, gukoresha hand sanitizer no kugerageza kugabanya ingendo zitari ngombwa muri ako gace birimo ni ibintu mugomba kwitondera. Ntimukabifate nk'aho ari amakuru atabegereye, ibi bintu birakomeye. Abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga, iyo hari umuntu utunze urutoki u Rwanda, agatunga urutoki perezida wacu, agatunga urutoki ingabo zacu, mujye muza tumuhibye. Turabyumvikana ariko ntabwo watara gutya ufite fresheri zimeze gutya ugatarama wishimye gutya, ni ukubera hari abantu bahagaze hanze muri iri joro bo batataramye bari kurinda umutekano. Ntakagira umuntu bavuga nabi, tubibona tubyumva, tujye tuza tumubwire ko arimo kwibeshya. Nyakubahwa Meya, ubu nkomeje kuvuga hano wasanga nanjye ngiye mu buhanzi. Reka ndeke professionals bakora akazi kabo. Ndabashimiye, umugoroba mwiza. Amashyi menshi cyane kuri Dr. Utuma Twishima Jean Paul Abdallah. Iki gihembo Jati muri yumvutse kakanya ni ku nshuro ya kabiri. Ntabwo biba byoroshye kubera ko nta marushanwa kandi buri wese bakoze. Bayigere wambaye neza papa. Urakoze cyane. Urukweto. Kabisa. Nagize ngo ni Omar waje hano zangura umugezi. Aha muri yumvutse. Ni ibyishimo byinshi cyane. Kugira ngo nashimire abantu bateguye kino gikorwa. Ndashimira n'ubuyobozi bw'igihugu. Ndashimira cyane cyane timu yanjye ya Orange, aho muri mwese big up to you. Ndashimira aba-DJ bose turi mu byiciro bimwe. Ndashimira n'ababosi baduha akazi. Muzakomeze muduha akazi rwose. Ndetse ndagira ngo nsoreze ikintu kimwe, ndashimira manager wanjye wa team ya Orange ariwe Mr. Lambert. Okay. Harakoze cyane. Hanyuma mushyikiriza igihembo. Mushyikiriza igihembo. Amushyikiriza igihembo. Ariko aravuga ngo ntabwo bigarukira. Papa Zabaye, merci beaucoup. Turi kumwe n'umwe mu bafana bitabiriye ibirori byo gutanga ibihembo mu karere ka Rubavu. Bitese meze neza. Amazina bakwitande? Witwa Akeza Zahara Palvin. Akeza Zahara Palvin. Official irarangiye. Yego show yarangiye. Ni show imeze gute? Tell me. Show yari nziza. Twishimiye cyane. Okay, twishimiye ama awards bagiye batanga ku bantu batandukanye. Nubwo bamwe tutari tubazi. Hari umuntu bahaye wadutamuzi? Njye ntabwo muri Gisenyi. Uri kumva yuko it's my first time kubona abanyagisenyi bari guhabwa award. Mu rugo ni he kavukire? Waje mu birori bya Rubavu Music Award mu karere ka Musanze. Wow. Yego. Niyo mpamvu harimo abutazi. Yego. Abakomeje kutubwira buri kirori cyagenze muri rusange. Cyiza cyane. Twishimye. Mu batwaye ibihembo se hari uwo uzi? Hari umuhanzi uzi? DJ Selector. Ndamuzi cyane. Uraje gushyigikira Selector cyane? Yego. Waje kumushyigikira atwara igihembo, ndumva wowe rwose bimeze neza cyane. Yego. Hanyuma nicyo avuga ku bahanzi banyuze kuri stage babafashije kwidagadura muri rusange, by'umwihariko no ku bikorwa bimaze kubera hano. So ikintu nababwira, turabakunda cyane kandi turabashyigikiye. Bakomeze baduhe ibishya. Natwe turahari kubashyigikira ku bwabo. Meze bite se? Meze neza. Sauti. Meze neza kabisa. Meze fresh sana. Ndashima. Bakwita Moise.
Moise ndagira ngo tubwire iyo myambaro wambaye ubwire imurikira abantu bari kugurira muri aka kanya. Uyu ni umwanya wawe kugira ngo umurike art yawe. Yego murakoze. Iyi ni imyenda nitekereje ubwanjye kabisa. Nabitekereje mu mwaka ushize, nabitekereje tena ngiye kugaruka aha ngaha tudakeka ko icyo gihe narabitekereje sinakoresha iyi ngiyi ariko nakoresheje iyindi nayo imeze nkayo nkoresha yo mu mufuka wa sima. Aha ngaha naho navuze iti nyine ntabwo nagaruka mu wundi mwaka nk'iki cyambaye biriya bintu ndavuga iti kamendure kabisa. Ni umufuka kabisa. Urabitekereje ujya kubikoresha. Uyu munsi waje ubyambaye. Kubera iki wahisemo kwambara imifuka bro? Rega buriya ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe kabisa. Ntabwo abantu basanzwe ari ko yambara. Bapirega buriya nyine nkatwe urubyiruko kugira wenda tugaragare tugomba guhindura ikindi kintu. Kuburyo utagoma mu kintu kimwe abantu nyine bazi muri rusange kuburyo avuga turahindura nyine ikintu cyawe kiza ari brand nshyashya nyine tu. Navuze nyine kanambare gutya tu. Ubuse hari ahantu umuntu yabona yayikura agiye kwigura. Iyi ngiyi ni ahantu wayibona. Iyi ngiyi ni ukujya kwigura utuntu twawe udufuka ukikoreshereza ubwawe tu. Yego. Wayambaye nka style gusa cyangwa hari ikindi kintu urimo gukora ushaka kumurikira abantu? Ni agastile gusa tu no Yego. Okay, asante sana. Hanyuma Rubavu Music wajyayibonye gute? Yagenze neza tukabisa. Ibyo nari niteze ntabwo ari ibyo witeze ntabwo ari ibyo ubona. Nyine abona yanizeye ntabwo ari uko byagenze nyine. Nari nizeye ko umuhungu wanjye Kendo kabisa nyine. Uri umufana wa Kendo? Nagaruka umufana nyine ubona turaziranye wenda rero natangira urugero ko turaziranye tujya duciringa ariko nyine uko nabyiteguye nyine ntabwo ariko byagenze tu. Enzi karagitwara nyine turabyizeye kabisa ya. Mu rugo ni Karukogo. Amazina Mfitumukiza Moise. Komereza aho ngaho Moise. Ikigo cya Nutrition and Market kibazaniye amahirwe adasanzwe yo kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza. Bagufitiye ibicuruzwa byiza kandi byizewe. Ikirenze kuri ibyo kandi bagufasha gutangira ubucuruzi bwabo, ibigufashe nawe kwinjiza amafaranga bityo ukabasha kwitunga wowe n'umuryango wawe. Mu kigo cya Nutrition Market turaguha amahugurwa ndetse n'ubujyanama byose ku buntu. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri nomero 078 5 7 8 4 0 6.